cyagera akavuga ngo uri muri nge aramagije ibyo byonyine urumva undi iyo ngiye kuririmba nkarenza aho ngaho kaba kabaye ndashaka ko tuzakora repetition umunsi umwe nge nawe tukaza dutungura abantu hano tukaririmba indirimbo wowe nande se mukorana repetition nge nawe kuko ari wowe ijwi ryawe ribi ari ryanjye niryo ryiza ubwo rero nubwo nta repetition dukeneye ibyaje bisangaho turirimbire kamande namvuye umuntu ari umuntu uri kuduhamagara yes hello mwaramutse neza witwa nde uherereye he witwa nde uherereye he umbwiye yego yego ntabwo ari kuri radiyo ni kuri televiziyo yego yego urasaba iyihe ndirimbo ni iyihe ndirimbo usaba kugira ngo tuyigukinire ukayitura n'abantu batatu umunezero yande niba dufite umunezero aratwara akareba umunezero indirimbo y'abadive korari yihe korari umunezero iyihe ego turashaka korari yitwa umunezero indirimbo yabo ushaka ni iyihe birahagije sawa arayitura nde kwanza urayitura nde urayitura ndiyo ndirimbo yego yego barangiye batatu barangiye urakoze cyane sawa reka rero mbere yuko tugira indirimbo umunezero yakorana umunezero cyangwa se nimunayibura mushake umunezero gusa nimunayibura natwe tugira umunezero yanyura bati niba mufite umunezero ni umunezero so umunezero nguwo rero ariko tunasuze n'abadive bose by the way abadive bose turabasuje cyane reka mbere yuko twongera kugira undi muntu twakira tubanze twakire Sifa reka tubanze twakire uwo dufite umeze neza umeze neza wariyakiriye ntugasuze uriya muhungu wenyine nanjye ugomba kujya utsura niyo mpamvu bavuze ngo niba afite umunezero nta munezero babonaga yari afite muri bo na Sifa kigera ahangaha yahise areba umuntu ufite umunezero ahita amusuhuza ibi niyo bitandukanye bose Sifa wambaye umweru gusa wana yambaye umweru gusa ninde waguhitemo iyo mwenda ni umugabo wanjye tumusuhuze twa Tugirimana Jean Claude ndamusuhuje Tugirimana Jean Claude turagusuhuje niwe guhitemo iyo myenda niwe wambitemo iyo myenda ni nawe wizinguye ikofi se ujya kuyigura nta niwe wagizemo uruhare niwe yateyemo inkunga ntabwo ari amafaranga ye yose ni amafaranga ye yose arimo aratureba se arimo aratureba cyane Jean Claude Tugirimana Jean Claude 883 hariho iyo nimero ba muri mobile money na Sifa cyenda kenda kumwe uravuze ngo mwambaye imyeru gusa nambwira nambaye nje kwa ko iyo umuntu w'umugabo utangira kugenda wambara imyeru gutya undi umugore ukazamwambika umweru hose nuko biza uri bitagira kuba yagira imyenda y'umweru utagira ngo ni ikindi kintu niko ko afite ubushobozi bwo kuba yagura iyo sabune wabyumvise amazi tayari niba ngo ewana ibintu by'umweru uri impamvu uje nambara ibintu n'utuntu tudukarakara nuko so reka twakire watangira bibwira abantu noneho birambuye nitwa Sifa Marie Jose ndi umubyeyi w'abana babiri mfite umuhungu n'umukobwa turukira Rubavu cyahoze ari Gisenyi tumuririmbye no muri korari tuyikorere ngaba n'umuhanzi ku giti cyanjye ngaba mfite n'umugabo nyine namuvuze n'izina Jean Claude cyane Jean Claude ndamushima cyane umuvandimwe aturukira Rubavu ku mazi
ni iki kintu dukuriye Rubavu nyine nk'umuntu uvuye hariya Rubavu Rubavu hari ibintu byiza byinshi cyane ntago dushaka ibyo byiza byinshi biri Rubavu kuko ni Kigali hari byiza byinshi ni iki kintu uzaniye abanyarwanda kuyi Rubavu ikintu nzaniye abanyarwanda nk'uyi Rubavu mbazaniye indirimbo ivuga ngo be kwiheba be kwiheba Imana irabazi be kwiheba Imana irabazi aha uririmba muri korali bita harya yitwa tuyikorere ni muri hetorero ni ADPR Mahoko baza kukwinjiraho ishusho ya wenyine tureba nta makeup wateretsemo abantu no muri ADPR kono hakurije tugabana ngo batereka aka makeup urumva tugashituka mwagateyemo gake aka makeup ndi kukabona sets ukunde guseka cyane aha yego Sifa watangiye urugendo rw'ubuhanzi ryari natangiye urugendo rw'ubuhanzi byaye rimwe nibwo natangiye urugendo rw'ubuhanzi wabyaye rimwe ryari sasa nabyaye umwana wa mbere muri 2017 tariki ya 2 z'ukwa 9 se wari ukiri muto yarata cyangwa no kwera ibintu biva mu mazi bituma umuntu akomeza akaba muto nari amafi ego aha noneho umaze gutangira inzira y'urugendo rw'ubuhanzi kuki utakomeje ngo ugume muri korali uvuga uti umuhamagaro wanjye uri muri korali reka bariho nkomereza umuhamagaro wanjye ne kugenda ku giti cyanjye cyane ko iyo umuntu agiye wenyine kugera iyo ajya biramugora akwegeranye n'abandi mugenda musunikana mu rugendo mukazagerayo niki kintu cyagupushinzwe gutireka ngiye mva muri ndeke gukomeza kuririmbana na korali cyane none ntangiye n'urundi rugendo rwanjye ku giti cyanjye cyakora aririmba nabi wumvaga batagera iyo ujya oya natangiye kuririmba ku giti cyanjye byatangiye ari umuntu umbwiye ati mfite ubukwe nshaka kugira ngo undirimbire ngo ujyane muri studio nge ndishura wowe uririmbe noneho sound yawe niyo nzaririmbiramo ndi gutura umugabo wanjye cyangwa se umusheri wanjye ibyo byita piratage copyright ntabwo hari umugabo batubure ngo rero baririmba batumvise rero ubukwe muri 2017 urumva ntabwo hari umugabo batubure ngo kumuririmbira mu bukwe kumba ari Sifa uri kuririmba aha dukomeze Sifa natanye kubavumbura noneho rero ngiye muri studio ni Musanze ndaririmba umuproducer mbonye arambwira ati none se ubura iki kugira ngo uririmbe aha Sifa utekereza ko producer yakubwije ukuri wumva uzi kuririmba ku buryo nyine producer atakubeshye ko igihe producer gakubeshye akavuga ati ndikigenda y'amafaranga urumva wumva uzi kuririmba ku buryo producer atakubeshye uko byagenda kose hari igihe ubuze ikintu ukumva nyine uri capable yacyo nanjye numva mbizi ndagerageza muri korali uririmba ijwi rya kangahe muri korali ndirimba ijwi rya mbere soprano ijwi rya mbere soprano abantu bazi kuririmba oya burya ijwi rya mbere twese turaririmba y'abanyarwanda gatama ka Yesu aho bita kujya muri yandi ngo irya kabiri n'irya gatatu iyo bita ngo ni tenoro niyo yindi na alto irya kabiri ubu se noneho nanjye nkubwiye ngo wabasha kuririmba base neza nkuko producer yikubwiye ubwo wahita reka kuririmba soprano ukajya muri base oya aha ni iki kintu cyakugoye ugitangira urugendo rw'umuziki cyangoye cyane nuko navaga urabona Rubavu kuvayo ujya Musanze akenshi nabikoraga buri gihe kuko yarambwiye ati ngiye kujya ngukorera indirimbo noneho iyo mpano yawe uyizamure ariko ndi umuririmbyi ntabwo ibyo biba bihagije niba uzi no kwandika indirimbo nagufasha ukazamuka ikintu cyangoye cya mbere ni ugukora urwo rugendo rwose nzamuka mva Rubavu njya Musanze hari ibintu byinshi biba bikenewe hari n'igihe ujyana ababekazi urumva ntabwo wabwira umuntu ngwino ujye kumfasha unshiriremo ijwi ngo umubwire ngo uritegera d'abord uba ugomba kumutegera ukanamugaburira birumvikana none se bisaba kugira umuntu aba mu bekazi nza noneho umuntu yegere munangaburire ibyo se bitwaye iki nyine mbwira bisaba iki ujye unandabura icyo bisaba uba ni ukuba umuntu ashoboye azi kuririmba gucora se n'ibiki amashuri mu satwara yarangije urumva ahubwo nge ndashoboye nimba ari ukunegera tugende manze ngiye kurya urabanza bitwereke nabanza bitwereke ko ashoboye mu bekazi
agakamera mbese gasumba kagera gutya ngaho yakagera gutya sindirimbo ngaho ririmba none wumve ko nakubekinga kwihangana burya bitera kunesha kwizera nabyo bikazana imigisha kwihangana we shayi cyo bivuze Ubu tuvugane ibyo nabibuze umuntu atunga no kubekinga ahubwo we ariko kuyobora nawo yakubekinze oya nubango umuntu aramutse atunzwe n'akazi ko kubekinga ngiye na ubutayari namba mbwiriwe kabaye abantu babakazi sifa indirimbo yawe bayita we kwiheba ujya gutanga ubwo butumwa bwo kwiheba ninde wari ubonye wihebye cyangwa ni wowe wirebyeho nanjye nari mfiteho akantu ko kwiheba wari ufite akantu k'ubwihebe kuko nabonaga nayihimbye ntwite mbona inda yaramereye nabi numva ndihebye ariko mbikusanyiriza hamwe n'abandi bantu bose bihebye kuko iki gitero harimo ngo uzarya iki uzambara iki uzigute abana bawe bazigute uzabona inzu bigenze ute daboro nahise mbikubiramo byose kugira ngo mbumurize abanyarwanda muri rusange n'abandi bari hanze kugeza ubu ngubu umugabo wawe nta na rimwe aricara akubwira ati ugomba kwitwararika dore uri gutera imbere cyane ngo ubone nyine afite akantu k'impungenge afite akantu k'ubwihebe umugore wanjye yabaye umusitari noneho ako kantu ntabwo ajya kagira muri kuko hari ukuntu uriya ushobora kuzajya mu bitaramo ibyo byose nimba wanavuye mu rugo mu gitondo urumva cyangwa se warawavuye y'ejo baravuga ati umugore wanjye bajya Kigali baranamutwaye n'ubu waje kuri TV wanjye ubu ahari ntabwo bafite avuga ati ntabwo ari bugaruke nta ibyo bintu kuko ndibuka ajya dutangira gufiyansanya yaranyijeje arambwira ati rero mbabarire unyemere nzagufasha kwaguka nzagutangira ibintu by'imiririmbire kuko yarazi ko n'ubundi ngunda kugenda cyane numva cyakora ari igihe n'ubundi yakagira akakambisha ariko sundi yaduhamagaye akatubwira ari kutureba Jean Claude waduhamagaye akatubwira uti njyewe nta bwoba mfite cyo tukakwihamagarira urumva rero ni bibiri urumva ukatubwira uti nta bwoba mfite indirimbo ugiye wari urimo urayandika ugeze muri studio urayikoze urayirangije wumvaga nigera hanze izakirwa gute ubimaze kwakirwa gute numvaga iyi ndirimbo kuko najyaga mu nsengero ngazigiririmba abantu benshi bakambwira ati iyi ndirimbo buri kintu uyisohore ko ifite amagambo aryoshye yubaka imitima y'abantu njye numvaga ko burya iyo ukora ikintu uba ugomba no kucyizereramo ko icyo kintu utagize kwizera wowe ngo ufate iya mbere n'ubundi nta muntu wagikunda wowe utabanje kugikunda na niyo mpamvu umuntu akora ikintu agategereza inyungu kandi atari yayibona njye numvaga ko ninasohoka abantu bazayikunda kuko numvaga ifite amagambo meza aryoshye kandi muri ubu buzima busanzwe abenshi tugira kwiheba gutandukanye mu buzima bwa buri munsi tubayemo numvaga izanakunda so tugiye kuganira ku musozo w'ikiganiro cyacu ni iki kintu wumva cyangwa se abantu wumva washimira bakuri inyuma uvuga uti aba bantu baramfashije barimo baransunika barimo barampushinga nyine Imana ibaha umugisha abo bantu ni bande ndashimira cyane cyane mbikuye ku mutima Philo Production cyangwa se Fideli ndamushimira cyane mu mpano yanjye Imana yamuramukoresheje nganashimira Jordan Production ikorera Musanze ngashimira umutware wanjye mugarukaho cyane Claude ni ukuri Imana izamuha umugisha ndamukunda cyane kuko aramfasha arampushinga akanyigeza imbere cyane yarabisohoje ni ukuri ndamushima cyane ari kubisoza biracyaza ngashima kuri ari tuyikorere harimo abantu b'inyangamugayo cyane bamfasha
akambwira ati unywe n'amazi burya iyo ubonye abantu bagufashije akakubwira ati ugiye i Kigali wagurutse Gisenyi unywe n'amazi ngashimira muramu wanjye yitwa Nshimiyimana Alex ndamushima cyane nshimira amabukwe mfite amabukwe umugabo wanjye ni ikinege mba namusigiye abana akabafata ngabe birumvikana nawe ndamushima cyane kandi ndamukunda cyane ndabashimira uno murwamagara nabanza turebe nimero za Claude niba atari za Claude ntabwo turi bwitabe uya nabanza mbereka turebereze iyi nimero za Claude ntabwo ari we niba atari wowe ariko ndahamagara mushobora kuba mutamubwiye nimero kandi ziri hano hasi dore ngizo ziba ziratambuka 088 Claude niwe dushaka kuduhamagara ukatugakora niba ntabwo ufite duhamagare rwose niwe dushaka kuduhamagara tukatugana niba ntabwo ufite niwe Claude hano nyakubahwa Jean Claude waramutse neza umeze ute Jean Claude upushinze madamu wawe kugera ku ndirimbo arangije anaje n'i Kigali ntabwo bufite Jean Claude narimo mwana upushinze madamu wawe umuhaye umuguru twenda twiza tw'umweru arangije i Kigali ntabwo bufite akenshi nyine usanga nyine kazamo ntaho kabura ariko kubera ko mba mwizeye ko ari umugore muzima niyo mpamvu mba numva ntabwo bamfite niyo mpamvu ntabwo bufite noneho tugiye kugutura indirimbo bita ntiwihebe sibyo noneho imbere y'abanyarwanda bose niki kintu ushimira umugore wawe ikintu ushimira umugore wawe ikintu nshimira umudamu wanjye ikintu nshimira umudamu wanjye cya mbere na mbere ni uko nzi ko ankunda ni ikintu nzi ko ankunda cyane kandi ahantu hose haba ari hose aba ari kuntekereza nkuko nanjye ndamutekereza urakoze cyane kuduhamagara Claude turi kumwe akantu kakoba kaba karimo ntabwo kabura buriya iyo uri umugabo ukarekura umugore wawe ngo ntajye shawe nkurekuye nakureka ukagenda noneho n'ubundi wowe ukuntu usa wowe hagize ugutwara n'ubundi yaba nduhuye nk'umutwaro nakureka ukigendera rwose ariko urabizi njye ntabwo tuvuga urugero umugabo kugira ngo akwemerere uvuga ati genda n'umugisha ko hari benshi bazitira abagore babo yabona umugore ari gutera imbere akaba kubera ubwoba ngo baramutwara icyo cyo n'abagabo barakigera ariko abagabo bose mbifurije ko baba Claude yababera urugero rwiza Tivano allo ashaka ko ari umuntu wayo Gisenyi ariko Gisenyi aba network nyinshi cyane Sifa rero reka tugushimire cyane kubw'ubutumwa bwiza noneho abantu bashaka izo ndirimbo baze kuzisanga hehe abantu bashaka indirimbo bajya kuri channel bakandika we kwiheba by Sifa Jose yego channel bayita ngo iki channel ni Sifa Jose n'ubundi Sifa Jose kanite ngo umuntu hagiye abari ubutumwa bwawe dufitiye Tivon allo waramutse neza bakwita nduherereye he bakwita nde uherereye hehe yitwa Sandrine Gikondo yego Sandrine urasaba indirimbo urashaka okay uyagiye so Sifa indirimbo iri kuri Sifa Jose kuri YouTube yawe yego so duha kapela rero mu masegonda 30 ubundi bahita batuzamura indirimbo we kwiheba we kwiheba Imana yawe irakuzi we kwiheba we kwiheba Imana yawe irakuzi we kuvuga ngo mbese uzarya iki ese uzambara iki Uwiteka ajya kukurema yarazi ko ukeneye kurya no kwambara niyo mpamvu akubwiye ati we kwiheba
ati we kwiheba imana yawe irakuzi. Yego sa wakoze cyane kuza suhuza abantu batatu suhuza abantu batatu noneho ubundi bahita tuzabona indirimbo tukureke. Ndasuza by'umwihariko marene wanjye yitwa Mama Jori, ndamukunda cyane nukuri, ndamukunda cyane pe. Jori marene turagukunda natwe twese bose ndamukunda cyane. Ndasuza papa David nawe ni umusaza wanjye mu muryango. Ndasuza n'umutware wanjye. Korali tuyikorere muri rusange ndayisubiza. Tubarenze ikizemo korali babyapfuye. Urakoze cyane, wakoze cyane. Rega rero DJ Ketu atuzabonera indirimbo ubundi tugaruke mu kanya. Twende sasa. We kwiheba kwiheba imana yawe irakuzi. We kwiheba we kwiheba imana yawe irakuzi. Oh, haleluya. We kuvuga ngo mbese uzajya iki, ese uzambara iki, Uwiteka ajya kukurema yarazi ko ukeneye kurya no kwambara. Niyo mpamvu akubwiye ati we kwiheba, ati we kwiheba imana yawe irakuzi. We kuvuga ngo abana bawe bazigute, ese bazambara iki, bazarya iki, Uwiteka ajya gushira urusoro mu nda yarazi ko abo bana baziga bakarangiza bakagira imibereho myiza. Niyo mpamvu ikubwiye iti we kwiheba, iti we kwiheba imana yawe irakuzi. We kuvuga ngo mbese uzabona inzu bigenze ute, Uwiteka ajya kukurema yarazi ko uzaba mu nzu kutazatura mu cyari n'inyoni. Haleluya. Niyo mpamvu ikubwiye iti we kwiheba, we kwiheba imana yawe irakuzi. Ibibazo byawe bibwira Uwiteka, ingorane zawe zibwira Uwiteka, kuko ari umenya ukuntu uzabaho, ni nawe umenya uko bizarangira. Ibibazo byawe bibwira Uwiteka, ingorane zawe zibwira Uwiteka, kuko ari umenya ukuntu uzabaho, ni nawe umenya uko bizarangira. Abigishwa ba Yesu bari mu bwato, bahuye n'umuraba mwinshi mu nyanja. Bibutsa yuko bari kumwe n'umwami Yesu, barahamagara bati mwigisha we dutabare. Yesu arategeka umuraba uratuza. Abigishwa ba Yesu bari mu bwato, bahuye n'umuraba mwinshi mu nyanja. Bibutse yuko bari kumwe n'umwami Yesu, barahamagara bati mwigisha we dutabare. Yesu arategeka umuraba uratuza. Iyo aryama twashira, iyo asinzira twashira, atubundikije amoya ntacyo tuzaba. Oya ntazigera tureka ntazaturekura. Iyo aryama twashira, iyo asinzira twashira, atubundikije amoya
bagakatiyemo ahantu ubundi bari kureka bagiye kugakata twese tugira ngo twese ngo shaye muri gucaranga nawe ari kutubara DJ Ketu yaje yambaye agakote keza agira ngo ibintu byose ashobora kuza kubikata uko yiboneye umva ari kuyobora